muraho neza murakomeye murakaza neza kuri Naomi na Dadu mumeze neza twizere komeze neza ngo twababwiye ko tugarutse tugarukanye utuntu twinshi kandi utuntu turi mu bwenge. Sasa rero muri kubona ko turi muri salo tugiye gukora ikiganiro twasetinze kamera Dadu ntago araza cyo kuprankinga Dadu mubwira ko I'm pregnant again ko n'umwita undi mwana utari yaravutse tujye kubyara undi mwana noneho tuze kureba ukuntu ari buze kwitwara eske Dadu arashaka undi mwana. Abagabo rero nubwo tuba tuzi niba abagabo bacu bashaka abana tuha ibintu ngo byo gutegereza ngo twajya ku mataye tugasa neza mu ndazeru ariko asanga abagabo bacu bashaka tubyara umufiririzo. Tuza kureba ko Dadu arashaka umwana cyangwa se ntabyo ashaka turi kuntu ari bwitware neza. Turagaruka mu kanya muze kutubwira muri comment. Hari abantu bakunda kubyara nko bakavuga ngo ngongera ubyare ngo babyare rimwe ngo ni ngo uruhukire rimwe ngo abana baravuna ngo nibyo byiza sibyo. Hari nabandi bashiramo akanya nkanjye bayiruhiye abana baravuna no kubarira ni atari. None tugiye kureba Dadu arashaka undi mwana akajya ambwira akashaka undi mwana ntanabwo ambwira niba simbizi muraza kubibona. Ngiye kumubwira rero ko ntwite ngiye kwitwitisha tuze kureba nirutse nicirisha muraza kubireba tuze kureba ko biri bugende sibyo. Ciao turasubira mu kanya. Murakaza neza kuri Naomi na Dadu TV yanyu TV yacu mukunda cyane twagarutse nko twabibabwiye murabona ko dukeye ibintu byatuvunnye byaduhenze tugasetinga ibintu byose kugira ngo muturebe mwishimire rero please mukore subscribe kuko wakangaza abantu batazi ko ndi seriye ntajya mvuga nshaka kubaho naseka reka rero mbibereke sibyo nkuko bimeze rero ngo twabibabwiye mukomeze mukore subscribe. Sida twasenga waseri murakaza neza ngo gira icyo ubwira abantu bawe ariko nanjye mbakanga oya kubisha data ngewe ndabashuhuje ese uri kurandaga nka padiri nyine sinize mu seminari uzi ko abaseminari bitonda ibyo sana biri gukora uzi ko abaseminari bitonda shiri kuri uri kumboha vuga ko ufite umushi mushi yasubonye nyine ukuri kuvuga ndabashuhuje hano turi ku ikosi mu kiganiro ku ikosi reka da niza ko ibyo bintu utabishizemo muri aho neza turabashuhuje tubakumbuye none hanyuma duhoberane tubahobere so umeze ute sana umugore araho yarakuryoheye bimeze neza mu rugo yego Rwanda bite ko igize gutya wa mukamikazi kugira kameramani biriya bintu biri kuzamo ntabishiramo biri kuzamo muri kamera se bivuye ese wabaye iki ese ibyo bintu uzanye muri kamera ni ibiki kandi kamera kufaka akareka jye wajyemenya gutangaga uzukuri kumva ubaye iki none se byagenze gute nibaze n'usko ndubya ko mwite iki ndubya ko mwite nuko nabikeka ko mwite bise ntsike ntazi ko umeze kandi uravuze ngo umuntu yatwite ngo umutima uratereramo numva hano ko ateri gutera nzi umutima wawe mu ijosi nisiko bavuga ko abantu batwite niko bamwe mu ijosi oya ngo arakantu kaba gateramo hano mbonye abantu bari kuraka umuntu bameka ariyo bakora mu ijosi ese ibyo ni ibi akantu kagukoze shibaze nwite shiri ndi gukeka ko nwite ese turangiza ikiganiro ibyo bintu turabisubiramo tukabashyiraho kamera dutangire cyane nyine ni ukuri kwe ndumva ntazi umutwe nshyushye ndumva ntazi kandi uva nshaka ibintu ibiki ibiki
gitifu we nizishire ntabwo bisi ko ariko bisigaye bimeze ubona ngiye ari kuransanzwe ibyo uzi tuziranye yego yakwagira nta kamera iri hano nyine ahubwo ugira dutangire ikiganiro nyine bashyira kamera dutangire kuri kwimana tujye mu cyumba yego kwagura karahise jiri wagira kari kumera uzi ko gutuma nsaka kandi bidasekeje nyine ahubwo si twarahije sibyo tujye mu cyumba shiri sibyo ukora iki mu cyumba bakora iki nagushaka tujya mu cyumba kameramani atabyumva reka tutatangira ikiganiro umwana dukora ikiganiro nisi tugende mu cyumba ikiganiro shi umwana aragushaka sinunda kumva nwite ni umuntu atwitira bizi ariko rwose bw'ino sheri tugende turagaruka dukora ikiganiro meze neza se wabaye kamera uko utanywa yaje kugenda gute njye waretse wanyweye gake sheri ndatwite n'ukuri kandi gutwita kwanjye urabizi iyo nwite nicyo kimenyetso cyambwiye ko nwite nirajya no kwa muganga ngo ugire ute ngo wagiye ndi kumva ndi kugukunda cyane ngushaka mbere wanyangaga hoya nagukundaga ariko si bitara biraho hoya nagukundaga cyane ariko sinzi impamvu byumva ngiye gusara urumva aribwo gitangira urumva aribwo bigitangira nga tugende mu cyumba tugaruka tubone dukora ikiganiro mu cyumba ukora iki kameramani yamaze gusetinga zo gakoresha ibintu uri kumva twazimije mikoro ariko reka da tugende nyine yanjye iracanye oya ntayizi tugende ariko sheri yanjye iracanye ahubwo se ntabwo urangiza ngo dutangire ariko atangira iki utagiye mu cyumba siko nasetse ukagira ngo njye ndi guseka ntabwo ndi guseka gitifu gitifu wabaye ute twagira ngo sura umwana w'imyaka 12 kuyo utazi icyo ndi kuvuga siko nakoroheye ukagira ngo tujye mu cyumba ikiganiro ahubwo turagihana tukireke ikiganiro se tukireke tukireke nizishire umuntu yatwite bigenda gute subizi ko abashaka ariko se ibi bintu bakomeje kuririmba twita ngaho nsobanurira bakomeje gutwita turashaka gutwita iyi parufe yawe isigaye nukira nshaka gutwita kandi kumva wagira ngo ndatwite ntaho ndajya kwa muganga ariko wagira ngo ndatwite umwuka ari ikintu cyiza kikamfata ngo ngiye kuruka neza wiyajire tugende mu cyumba tugende sishiri nubundi amaso yawe yabaye iki ko mbona yatukuye singende ndifite swingi cyose kunywa akantu ushanabizi usigaye nyibeta ukajya kunywa akantu ndi muri swingi mbabara wizinkuramo tugende mu cyumba cyangwa mufatire hano waretse ibyo ciri tugire bashyiraho dutangire ikiganiro tugire nyine dusoze gahunda zacu tugaruke byagenze gute siko kundeba byagenze gute byagenze gute tugendere ni rukuntera ubwoba tugendere koko kuntera ubwoba we tugendere nizo kuma amata kuntera ubwoba nyine ariko ubanza ubwira ibintu byo gutwita ko wabivuze cyane biyongoje ibiki ushaka gutwita aracyari muto ese ndamutse numwite ntabwo umwana namukuramo se nge ngo nuko ngo akiri mutaje none se njya gukora akazi utabizi ko ngomba kubyara cyangwa kutabyara yesu sari he hano ariko yesu abera hose icyarimwe nase kumuhamagara arabizi ibyo ari muri njye agaruka yaje muri njye yesu we
baretse nyine mbwira ibintu birimo uravuga n'ibiki ntikize byagenze gute ko urumva ushaka gukurikiza umwana w'imyaka kuko w'amezi bashaka kandi ndi gukeka ikizere ko ntwite tuba dukora ikiganiro ibyo bintu uze kubimbwira ibintu tuze kubiganira ko gutese sinjye mfite n'ibitotsi cyo mu cyumba ikiganiro tukiyorere okay none wamubwiye se muhamagara umubwire ko ikiganiro tugisubitse araza ko arabizi iby'abantu bakuru ntabwo yakirirwa aza ndamubwira tujya mu cyumba aze atubure asange tuticaye none se yakicara ngaho byarangira tukaza ngaho mbwira nyine ushaka umwana ko n'ubu uri kumurira umwana ahubwo ndamufite hehe nkunda hashize ntabwo sashi yabyawe kabiri ni Yesu nkunda ndatwite utese ndatwite ariko ute nyine ntabwo turarana ndetse kurarana bivuze gutwita abantu bose bararana baratwita ndi mushiki wawe se kandi umugore wawe ndatwite she nakomeze kubicisha ku ruhande ngo ndebe kuntu ariko ndatwite ndabona utari kubyumva rero kandi niba numwite bivuze ko mushaka tujye mu cyumba guseka ngo uratwite harya ngo birebera hano ndeba ko batari gutera umugeri se umwana ari kuwukubita mu ijosi ujya umuntu iyo atwite imitima iba ari ibiri yego rwose umuntu ufite imitima ibiri nagukira sheke burake tugende mu cyumba samburage ntabwo waba ufite imitima ibiri ngo tujyane tugende mu cyumba samburage ndatwite basi byimbwira hanyabyo ningo ntuzi ibintu wabimbwira gutya nyine sika nishaka kugutwara mu cyumba kubimbwira shobora nyine nkabikubwira hanyuma nyine ngenda gushaka ariko uretse gato ntabwo ejo bundi aribwo wari wagiye i Kanombe n'ejo Kanombe se gute ni ukuvuga mu mihango se mihango nyine Kanombe hanyereye ntabwo uzi ko umuntu ashobora gutwita akajya no mu mihango ukamamagara ntuza mubaze muganga ukahamagara ariko nyine wahamagare wavuye aho yari kamanze mubaze gute waba mu mihango iminsi urabona biri normal Kanombe hanyereye ukahita umbwira urabona biri normal nyine neza umuntu ajya mu mihango atwite nese ngiye kubizi ngiye mushaka buri saha buretse gato tubanze twumvikane nanjye nasoma shinda twite oya nese yinjiye ejo se ushatse kuvuga ubu nyine Kanombe hari hanyereye gusa wageze ejo ubwo byashize wambwiye ariko sha urabeshya narakubeshye sheri inge nawe duheruka naryari tanze ikizi uvugisha ukuri sheri nge ndatwite kandi ngwino tujye mu cyumba ibindi turabivuga none nke tugende ariko reka mbanze mbaze ntuza kwa muganga mubaze ntatwite maze wa muganga sharame Jeremy Brock biki reka ngutera ndinda se nerinda nayo ntwise maze de wowe reba kada je nago nyaswata n'ubu niyo mpamvu reka mweda durandushije kwe uziko nandi gugutera ariko abagabo mwarabo ukaba uri kumbwira gute sheri umukanja sheri reka usumvaga koko biri seri ngufashe ushaka undi mwana shingwe n'ufate n'icyumuntu ushaka undi mwana atari none ariko ufite se umwana
nyine unwise byagenda gute wambwira ngo mukuremo se oya sibyo ndabivuze urashaka gutwita kukubaza ubundi ko wabivuze uretse gato uretse uravuze ngo ni plank none urashaka kumbwira ko kamera iriho ngiriya hayi cameraman uriye ibintu byose twavuze iyi byari bicanye dore ngiyi hano nawe nakubwiye ngo nayizimije kandi iri kwaka cameraman yari yagikimbye ngo uriya munsi y'intebe ntabwo muri bikure hano ushaka kumbwira ko ibintu mushaka kubishyiraho se ibintu twavuganye ninde utazi ko umugore ashaka undi mugabo ukuntu umuntu abantu bashakana babiri ntabyo bazi se hari uruhinja ruri hano ruri kubireba abana basigaye bareba ku muzi abo bana ababyeyi babo baha telefone na kasikapu yego banze rero wihanize abashuti bacu bari kubwira abana kureba kujya kuri bajye babigisha twavuze iki kibi ko mushaka naje wenda kukubwira ikintu mu cyumba ko twite yiko none se cameraman uraho shasha ndabavumbuye ngiye kujya nitwararika suko mbunye ni ukuri kw'Imana Dadu rero mwamubonye ukuntu yitwaye nyine nk'umuntu byacanze ntazi kese ntazi ngo mbese nyine nk'umugabo ukunda umugore we ntabwo ari kuvuga ngo mwana ngahita nkubita Dadu byamunaniye uyu niwe Dadu ni ahantu abahishe nyine yaragiye kumbwira ati umugore wanjye congratulation yabuze gato ngiye kuba ibubu ikiragi musigaye munega kamera ariko nyine impamvu nakoze ino plank njyewe bwari uburyo bwo kubwira abantu ko nyine hari abantu turabahaza atoza kunyiki yarakuze kurikiza di umwana w'amezi se baramukurikiza yego iyo bakuriye rimwe nibwo byiza uraruhuka yabega amata ageze ku 30 isabune amavuta bakaraba bano bana barahenze come on mujye mutubabarira icyo si cyaba ni ikibazo icyo si cyo cyaba ari ikibazo oya shani ikibazo kera rega abantu barabyaraga inka zihari nta muntu waguraga amata banywa amata icyo sinjya n'ubusabano bavuga ngo umwana avukana isahani ikibazo ni iki nyine ikibazo ahubwo kuba umuntu gahunda ze zo kubyara akaririra rimwe yumva ko n'undi ariko yazikora nicyo mbona ko ari ikibazo buri wese afite uko yapanze ibintu ariko iki kibazo si ukukubwira ngo gutya si ikibazo cy'amata twavuga nona ku mwana azana umugisha ikibazo nyine ahubwo umuntu gushyira muri gahunda ze we afite uko yapanze yumva ashaka gukora ibintu niho bitandukaniye nawe ufite ibyo wapanze ni ukuri nyine nizere ko mbasubije muri planka yanjye umuntu kuri kuba tutarabyara undi mwana ntago uwo mwanya wawe urimo ari wo ndimo urumva kandi buriya abantu bakunda abana mwumva mwabyara cyane sibivuze ko natwe tubanga abana ariko iyo gahunda yanyu yo kubyara buri mwaka tuzamubyara ko si buri mwaka sibyo hari abantu bahise bajya muri komenti ngo murahaze ngo nuko ngo mutarababura ngo abantu babuze abana abega ntabwo ari njye mana ntukaze hari abantu muri komenti nyine mba mbazi ko murata mujya ngo ubwo murahazi nko muri gukina n'abantu bababuze babikubwiye babimbwiye ndabizi ngewe muraza kura ko sitajyamo iyo munsi ntabwo maze munazishyiremo turebe uri kubabuza ngari kwihingureba nawe mu buryo bayirya ariko ku mugabo akoreka bajye bakuvuga umugabo n'umwanjye kuki wemeye kuvuka Yesu njya kuvuka narabisabye ko nahise reka bakuvuge waravutse reka bakuvuge uze urabona abantu bitavuka bari kubibirayo so mwabonye rero plank yanjye nuko yagenze yanshanze niba yashatse umwana niba atari umushake byanze ariko nyine icyo mwabashe kubona nuko atabyizeraga ko imihango nyivuyemo mu gitondo muri hanga imihango y'ubukwe se imihango nyine y'ubukwe urumva y'ubukwe
Ni imihango y'uko twari tumaze iminsi turimo yarangiye mu gitondo ubwo rero niyo mpamvu atabyemeye nagiye gukora prank nibagiye ko abizi neza ko ari mu gitondo ubwo niyo mpamvu kumufatisha byanze ariko nyine mwihangane nuko byagenze Dadu amina wakoze kutambera akagabo kabi k'amafuti kambera umuntu w'umugabo ukomeye cyane turasuza abantu b'abagabo muzi gutera inda murakoze badahusha sinayi ubwira abakunzi bacu mukore subscribe nyamuneka twababwiye ko tuzatubazanira utuntu tw'ubwenge shiri nibyo ariko buriya kuri ino si yaba ibintu byinshi bitandukanye ese wabaye nyine mwanshyize kuri kamera mutuma mvuga ibintu byinshi twagira ngo wanywera adesi niba ari imbere neza ongera ijwi hasi ibyanya byiriya kamera yaricanye ni ukuri yego yaricanye kandi Dadu abantu baba bazi ngo nabikubwiye ntabyo yarazi nuko byagenze nuko mubibonye ariko nyine nibagiye ko ubukwe twavuyemo mu gitondo yarabizi mumbabarire nta n'ikintu bwongere kuvuga byamucanze niwe mukore subscribe turabakunda njyewe Naomi inuze babyita timu njya numva bavuga ngo timu ya Kanaka timu ya Naomi muri hehe hejuru umuntu ndamusuje bye murakoze cyane see you yego ko Dadu navuze ko nari buvuge rega bari babizi Dadu wazimije ngiye kujya nkwirinda usigaye muntega kamera sibazimije nabakuyeho icyizere nabakuyeho icyizere Dadu uzi ko utashobora kwakitinga nk'umuntu kuko uzi gutanumvaga ari bumubwire kamerama ntabwo nyiri kameramani n'umuntu yarangiye yarakinkose ngo